oya muzambwirire mama wanyu ngo hari umusirikare uzazanga gufata ukuboko kubita papa. Yamwica akagiramo kimwe n'ubundi kavuga ati ngende yagumika salama. Rero ntabwo ndiko byumva neza ngiye. Arabona ugira ko bakansirikare bari buze ahita avuga ati ngende ntabwo mbatinyage. wangoke yahita amukubita agafone Kandaje nabyo. yamucunga yasinziye ubiyo bamba bamanye gahombi mbona inkoremo ikigaye bamanye n'igihumbi bari inkoremo ikigaye Inkomi Kigali mu buryo bugenda gute. nanjye nkatera Yo nshuti zanjye inshuti z'akadasohoka za GOA Emile harashize igihe kinini cyane tudaherukana ariko nkomeza kubabwira yuko dukomeza kwibuka twiyubaka ku nshuro 32 ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi nabazaniye story cyangwa se nabazaniye ni inkuru y'abana twahuriye abantu turi kuganira tuvuye ahantu kwaje twaraganiye and then tuza kugera kuri topic noneho numva ni topic isa nkibabaje nuko mitama yuko twakifata record ariko nyine bambwire se bimeze bite gusa kaka record nagafashe ariko numvisha ari ibintu bibabaje cyane bavuze mbwira ukuntu mama wabo akubita papa wabo byanyabyo kandi akamuduna ngo byanyabyo gusa aje kwegera umuntu w'umugonda muzana ariko se buriya uko umugore agukubita buriya kuki abagabo batajya kurega bavuge ko abagore babakubita umugabo aravuga ati ngo ugiye kumuriga ngo waba uri idaki ngo ntago waba ngo uri umugabo muzima ngo ugomba kumirirana ngo kabyigumanira abo bana rero koraganira numva ko biteye agahinda ariko cyari ikiganiro kirimo ibintu byo gutebya cyane ariko nyuma yaho natekereje ko kumva ni ibintu bibabaje ibintu bitameze neza niyo mpamvu nagiye umunsi mugiye kumva iyo cyo kiganiro twajyanye n'abo bana ko turi kuva ahantu kwaje bahaye ikaze kuri GOA Emile kadutangirane n'abo bana. Iyo muri gutabaza mama wawe ariko kwita bavuga ati ndetse ntabyana ahubwo aramutagufasha yamukorana nawe umwanya ahita gufatira umusira akaba muri rugani ukamukatira ku bya yagwita umutwe ku mubyare mama wari umugome yagufata agahita ngeze ko mama nyira kanganya ahita kingiye muri umwoga neza ubundi ababuza kuvuza induru kandi papa wasura mama wawe yamukubita nakubwiye ko mama ari ufite imbaraga papa naza afite basa kari nk'ishashi noneho mama akamukubita noneho mama agira induru ubundi akaza akadukubita noneho mama ageze gutya ubwo gutya wenda gutya akagira gutya gutya inde mama yagize ati gutya iyo bamuye pine mama wowe iri ruratimba mukubita akamwoma ashobora ari nka wenyine akajya kwibanguriza mu mutwe mama iyo yari kujya kwibanguriza ari wenyine none se ubwo muri kuvuza induru bigenda gutya ahita twirukanka induru birukankana mama abirukankana se kugira ngo aturuma umubiri wari wawe abahora iki batari kuvuza induru kandi ashaka kumukubita ashaka kubita papa ariko ngiye kuvugira mwigiye amayeri arayirukana ndenge burdoki umupeba kubita umutwe ku byari barabyibushe rero mbananga bazahaguruka igishitsi none se ngabasha kwirukanka yambaye ipantaro akagukatiraneho yambaye ipantaro akagukatira none se yari umusirikare ngo ntabwo ari umusirikare mbese umuntu akora siporo aba ari umusirikare none siporo yazikora ubyuka mu gitondo wumvishe inde mama abyuka mu gitondo yiruka asamaye akabavuye nka hano ageze nko mu rukomo nyine ariko urabeshya yakasi yanagarutse nibyo wabaje sose abo bantu ngaho uzabyuka nuko utanazi nuko utanamuzi wabyuka saa 12
akirukanka agafata akagera Oya niyo waza inyuma ya saa 12 uzarera kumusanga ubwo ntushobora kumusanga yambaye na tuzo aho Iyo aba yambaye ipantaro y'umukara na jezi y'umutuku mama wawe. mama we Ariko warateye ubwo. urandura mwingo Agataga kuri na popaje hapa aho ngaho. kopaje kutamubya nka kopaje None ubwo no ndakanga kuri tama. Mama wawe. netse kutimaraga oya uyu se ko mukubita ndamutera Uramutera. ndamukubita Umwana arabe. Ni andi wisoza kugeza kwinda amabuye ku musozi bakubita umuntu. ndera amabuye yubuso kusijya cyanyere kirajya hati ikivumira None sinumene papa uri mu makosa cyane. Amana papa uri mu makosa cyane ni. mbona ari mama se ni mama Netse mama ari mu makosa tekana kwita papa wawe. njyewe nuko mvuga agahita ndamenya muri mu gihe Indi yikurumara. mama uvuga ngo iki? mbariko irimo rekwana irimo rekwana ndi kuyasoza nyine agahita afata ry'inyaka bari kubisemo na mu gihe bari hose agiye ari kubisemo mbona ubwonko butagenda buramo gake arigiye yafashe inyaka ari Amaraso arava. Ubona avuga ngo Siwamuvanye kwa muganga afite bamujyanye na nijoro inde uyu nguyu. uyu Baranakudoze. ntabwo bamudoze ko baramupfukishije baramudoze None tuko kwa muganga wavuze ko wabaye. ndavuze ko abona ko ari umwana mukene umwana gwende Wavuze ko wabaye. bose baba barwaye bagifungaga yabarwaye bikaba Wavuze amati mama wakinze biryinyo byatanga. oya ko bantu mu gihugu We irakubwira ati wibeshe ubivuge. ntibagiye kuvuga ndagukurikira aracyasa ndabivugana nawe ndakwereka None uko nk'icyifuzo mwifuza ni nk'ikihe? ntacyo nakunze gukomeza kuvuga ubuzima Ni ukomeza kuba muri ubwo buzima. Ubwo se barwanyimira neza. waba wiga se wakiga induru ushoboye kwiga none bakayica bakayikunagira Wiki ngo byagenze bite? ubone wenda igihe wigiye ntabwo urangiza usige nkayo neza Ngigihe igihe wigiye ntabwo urangiza usige nkayo neza icyo gihe babikubwira byagenze bite? uri kubasubika Uri kubasaba ikayi. Ko numva abana bo mu cyaro twagoye. Ugize ute? mbaraga ari na kote None se umunsi mwiza ko wari wazanyemo iki? nari nazanye amakara None waguhaye angahe? bampaye 500 Amakara baguhaye mu sekisi. None se usubije angahe? nayo ndinyariye imbata Yose bari biriya amaraso. bahita kugera mu rugo byapakara Ariko mwana uri beje. Nese ko byose yaririmba da. Yego. none wageza mu rugo ababyeyi bayaguha wageza mu rugo ababyeyi bakayaguha Yo kugeza ubu tukayabika. bose batwara hafi wayabikaho umuntu aba yarayatangiye icyiza ni ubw'inzara yabikwisha bajya kubenda ku muganga cyangwa bateke Niwe ku mugoroba. Uko twambwa niba barwaniye bateke. Kagira mu isoko bumva ko arangiza njye nayarangira nibashaka banyura kubera iki yarangije rero. nari nshonje None ubwo mu rugo niba ntabwo muteke. nari guhahiye nateka we Wariye? nasoromye ibishogora bari byo ndibaguza kugeza kurya biranega ibi n'ibiki rero naje ngutugati dutatu ubishe Kwangahe? kwa 300 ndangije nguramo n'intuza Niki? n'umutebwe Umutobwe ubwo niki? supadi ndangije rero nguramo irindi rindazi biba birarangiye nibaza ko banyura Niba kwa tuto yashyize uravuga ngo ndababwira ngo muzi ko mwaraye mutetse none kutemo n'ikayi. ikayi se Wose wagaruye angahe wowe? njyewe se Wowe warajyanye iki mu isoko? njye namutwaje namuherekeje twajya nawe twakorana Babaye mose gusa ari muri babiri gusa. Nibyo ra? Ariko nawe wamutayemo.
nawe wamuguriye twagabanaga wowe horiye ubwo nta mandazi angahe buri wese abirabira abiri n'itanu kandi ukambwira ngo yakora twaguze amandazi turagabana rati n'abiri twariye nibyo cyangwa ari kubeshya nagabeshye tugwamo na supadike tugenda dushyikirana ku ntoki murabona se ngo zigiye bimeze biti icyifuzo mwifuza ni kimwe cyifuza ko bakomeza abantu bana oya barabarya badahora barya mwarimye no ku migano oya muzambwirire mama wanyu ngo hari umusirikare uzaza ngaho ufate kuko rukubita papa yamwica akagiramo kimwe yamwica akagiramo kimwe n'ubundi akavuga ati njye ngiye kugumukana salamu rero ntabwo ndi kubyumva neza ngewe arabura kugira ubwo abasirikare bari buze ndavuga ati njye nawe ntabwo mbatinya ngewe ngo cye yahita amukubita agafune nkandajya nabyo yamucunga yasinziye ubu iyo bamba nk'igahumbi mbona inkoremo ikigage bamaye nk'igihumbi bari inkoremo ikigage inkoremo ikigage mu buryo bugenda gute nanjye nkadira nasi nuko bikagufasha gute kukiri umwana kagahaga none se bo barwana bapfa bapiki ari uko basinze namwe utari abarokore kugira ngo baba bafite bapfa imyaka abapfaga voka ajya wowe wisakuza bapfaga voka witwa nde inde witwa Beyonce ufite n'izina ry'umuhanzi ukomeye wana umuhanzi wa mbere muri Amerika witwa Beyonce imyaka ese umuntu ukunda kugurwa na bafite bafite hari igihe yari ari mu giti kuvanura ivuga ngo iki nyine umuntu nyine ajya guhanura ziravuga bamwishe bari umunsi nyine abana ukoranye mbona batwekuremo imivuga ikubita bigoye kuri mama bati ibuye ryiza abarimo bagira ko papa baratangiye kwitaba njye none kwitwaza njye none ngo batirasakuza ahita aje ko n'igihe afashe mbere ahita ndumva mu gihe wari hose niko guhita ujya kwa muganga ukabeshya ngo ni ibihe baguteye nuko mama wanjye n'umuraka none bwagenda uvuga ngo iki mama wanjye agiwe nawe yakwica yanawe kubitira kwa muganga noneho cya gipfuko yahitaga agahita akirumisha wamenye agahita agikura hajya ngabyukira muri korosi ariko hari aho yahoze ari umusirikare ntabwo mbizi ariko umukobwa washatse ufite amafaranga abyara umuzariko none wamwana afite amafaranga menshi cyane najya kuzana kandi kasima k'amakara uzagikorera bagushijeho urabona ubwiyogoshesha none ayo kwiyogoshesha nayakura he kandi neza baguha mu makara bazaguha mu makara nukora n'ibyo nayo kwiyogoshesha uzabona zahari njyewe n'uburyo kw'irembo kwiyogoshesha wayariye ubona rimwe nubundi ujya muri muhanda ariko ari ahantu isura yawe nayifashe nayiranga uhinze ushonje ukuramo n'ibyo na rimwe kwiyogoshesha kuko bimeze bafite kabisa ko wacuwe gashyira 200 uzaze nk'ubwoko bizana kukinika sinzakira urwembe wacangaye njye mbwira urwembe wacangaye ubona urwembe bakutura ariko nturi muntu ukawukura wabo yongere ngo amuze ndahenze ku rwembe cyo kuyo nihanganye ndakurangiza mutebe ntari bizava kwemera hano nacyo ibisenge ndetse ko yamenyereye yamenye ibisiga mama ajya kumubita iryinyo mu mutwe asa nuko ariko noneho uko ukurikiye none ntabwo ari bukutane
twaciye nk'ako kagati tugakora n'umunsi wose nayirenganya saturaho akamani n'abakwa n'amama ubwo nari guhimbara wapi nasa reka tubaze umuziki wawe nari guhimba arabeshye wowe ibyo uvuga urahimba wowe wapi uri guhimba kandi bakunyomoje wowe uri guhimba nasi uko kukimuhira hari uzi ko kukimuhira ari ko yarya kwa kaka ubwo nawe utanze urugero rw'umunsi atarahari kukibona wari no kujyaje mu rugo ntabona marukanye imbote ebyiri imwe nkayirya imwe bakazisangira ukavuga ati nturakoze muhungu wanjye bari kuguhamagara kuguhamagara umuntu umpamagaye n'indera manze ndebe ko ari afande mpite mubwira ikibazo murashaka ko mama wanjye tujya kumufunga oya ntabwo mubishaka kandi mwamaje kubimbwira ese umuntu ukubita umugabo gutyo yamwica ntabyo dushaka tutagenda tumushyiremo nk'icyumweru azongera agaruke oya noneho yagaruka byaba byakana yaba ari kuvunira mu mavi imyaka ibiri kubanza mama wawe utamukunda wamukunda no 15 yose akazaza n'ashaka umugore yewe data we mana yanjye none ubwo bawumva uzashaka umugore utanaseka gute ese nagufasha ko wakwiye kuzashaka umugore ukubitana nka mama wawe umugore ukubita yewe nta kuntu waba waravuye iwanyu ugenda wiyubakiye burende yanjye uzinera hejuru turi kumwe n'abakundaga njyewe ngiye guca hano hepfo sibyo ntabwo ukundaga nkundiraga iki wakuganiza naganizaga ndigisha gute nese ko watubwiye nimba ari n'akapero navuze ngo iki ngo numva ko ndiba musa nk'inobo nagati muze kwiyenda mubibaze mama wawe nukumvisha mama wanjye akubitana bya hatari ariko tubwira wadusubira ko ndamusa nk'inobo musobanura nimwe bakubwira ati ko ndiba musa nk'inobo bamubwira ati ko mbona musa cyane naho ubutaha gusongera duhura ubutaha sibyo sawa sawa kuko ndiba musa cyane nabeshyaga n'ahantu ngiye turacyari kumwe paka epfiri